Kristo wese agomba kuba bifite. Iyo habuzemo na kimwe ntabwo uzakirwa mu rurembo Siyoni. Baguha urwandiko, bakaguha ikanzu, bakaguha n'umuzingo w'igitabo. Ibyo umuntu abihabwa nande cyangwa iryo rembo ni irihe? Pasiteri utaranyuze aho ngaho, utaranyuze kuri iyo etape, uba urimo kuruhira ubusa. Niyo waba uri umuhanuzi ukomeye umeze ati, ariko utaraciye kuri iriya etape, uba urimo kuruhira ubusa. Kuko umuntu yabwirwa n'iki ko afite ikanzu ko yambaye, kuko birumvikana ko amenya ate ko yambaye iyo kanzu, ko ikanzu yayihawe. Ubundi hari ibimenyetso. Buri iriya kanzu iyo umaze kuyibona, icya kabiri baguha ni wabajije ngo mbese biriya byangombwa uko ari bitatu bimaze iki? Imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. Turabashuhuje inshuti zacu tubana kuri Bero TV, twongeye kugaruka rero kuri kamera za Bero TV. Tugarutse twenyine, ahubwo tugarukanye n'umutumirwa nk'uko bisanzwe. Ngewe uri kuyobora iyi gahunda ndi Ntabanganyimana Andre. Yesu aduhana umugisha. Turagarutse rero tubashimira abakomeza kutwereka ko mubana natwe, mudukurikirana. Yesu abaho umugisha. Tugarukanye rero n'umutumirwa wacu Pasiteri. Hari ubwo twe gukorana ikiganiro, ngira ngo mwagiye mubireba hasi, wakurikira n'ibindi biganiro twakoranye. Reka tumuhe karibu rero yibwire inshuti zacu tubana kuri Bero TV. Ni karibu Pasiteri, ababwire n'uruhisho abazaniye. Murakoze cyane. Nitwa n'ubundi nk'uko babivuze, nitwa Nsengimana, Pasiteri Nsengimana Jean Claude. Nkaba mbarizwa i Kampala. Nkaba ndi umushumba w'itorero bita CPM Pentecostal Church, ribarizwa i Kampala aho bita Kawara. Rero turi abagenzi bajya mu ijuru kandi twamamaza ubutumwa bwiza nk'uko Yesu adushoboje. Urakoze rero Pasiteri. Ni kutangira dusengera Imana kugira ngo tujye imbere y'Imana dutangire ikiganiro cyacu. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka gitare kisungwa n'amahanga. Bana tugushimiye ko wabanye natwe kandi ko n'uyu munsi wabanye natwe. Tugeze rero umwanya wo kuganira amagambo yawe. Turagusabye ngo muri aka kanya wemere kuzubane natwe, kandi amagambo yawe Mana atubere umucyo, atubere inzira, kugira ngo dushobore kumenya icyo dushakaho. Niko byose tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Yego, warakoze kudushyira imbere y'Imana. Ni karibu tuganiriza ku magambo meza y'Imana yaduteguriye. Turabashimye kandi tubahaye ikaze n'ubundi kuri iki kiganiro. Ubushize twari kumwe mu kiganiro n'ubundi cyari gifite umutwe uvuga ngo urugendo rw'umukristo. Rero urugendo rw'umukristo ni ingendo nk'izindi zose. Urugendo rw'umukristo rukenera ibintu bitandukanye, rukenera imyiteguro nk'uko twabivuze ubushize. Urugendo rw'umukristo rukenera ubumenyi, kumenya iyo umuntu aho umuntu ava n'aho umuntu ajya. Urugendo rw'umukristo rukenera ibyangombwa nk'uko umugenzi ategura ibyangombwa iyo agiye kuzagenda mu rugendo runaka. Rero n'urugendo rujya mu ijuru narwo rukeneye imyiteguro nk'uko n'izindi ngendo zose zitegurwa. Murakoze. Rero guhera uyu munsi tugiye gukomeza n'ubundi tuganira kuri iyo topiki cyangwa kuri uwo mutwe uvuga ku rugendo rw'umukristo. Ubundi urugendo rw'umukristo ni urugendo rukomeye, rukwiriye kugirirwa imyiteguro. Urugendo rw'umukristo ni urugendo rukwiriye kuba rusobanukiwe na buri muntu wese urugenda, kuko Yesu yaruvuzeho. Aravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izaba ari iy'abandi, abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, kuko iyo nzira ni inzira isaba kuba
inyurwamo n'abera. Iyo dusomye Yesaya ibice 35 umurongo wa 8 niko hatubwira ko hazaba inzira nyabagendwa. Ariko kandi iyo ukomeje ugasoma haravuga ngo abanduye imitima iyo nzira ntabwo bazayibonekamo. Nta nyamaswa izaboneka muri iyo nzira, nta cyanduye cyose kizaboneka muri iyo nzira. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kwishuka ngo umuntu avuge ko ayirimo kandi atujuje ibyangombwa. Hari ibyangombwa tugomba kuba twujuje kugira ngo tube turi shuwa, kugira ngo tube tuzi neza yuko nitugera ku muryango waho tujya ari wo muryango w'ururembo Siyoni yo mu ijuru, tuzashobore gukingurirwa. Imana itugirire neza cyane. Uri gutangaza amakuru kuko n'ubwa mbere warabwiye abantu byerekeye n'inzira, basobanurira babwira n'iby'inzandiko, ariko nikumva ariho twari tugeze wowe ahubwo ahangaha ni ugaragaje ko hari ibyangombwa cyangwa se urwandiko ruboneka muri iyi nzira. Base none ushaka kubwira abantu ko byangombwa ni byangombwa ki, cyangwa se inzira ivuze ngo ni babandi, abo ni bande, abo ngabo wababwirwa n'iki, cyangwa se umuntu yabwirwa n'iki koko ko bifite, kuko ubushize bari babikomoje ariko ntibabivugaho cyane. Turaje rero kugira ngo noneho tubirambure tunabisobanure, buri muntu wese ufite iyo ntego yo kujya mu ijuru amenye ibyo byangombwa ibyo ari byo, kuko ibyo byangombwa buri mukristo wese agomba kuba bifite. Iyo habuzemo na kimwe ntabwo ubuzakirwa mu rurembo Siyoni. Turafata urugero rw'umuwo bita bamwita bwenge buke cyangwa se nta bwenge. Nta bwenge nawe yari umugenzi kimwe n'abandi. Nawe yaragendaga, yewe izuba rikamwica, inzara ikamwica ari muri urwo rugendo, ariko hari ikintu yasuzuguye kimwe. Asuzugura kunyura mu irembo aho yagombaga kunyura ahateganijwe. Hanyuma aragenda anyura ahandi. Uko yanyuze ahandi rero ni nako atabonye bya byangombwa byo kuri rya rembo rirasukirwaho. Rero buri mukristo wese agomba kumenya ko hari aho agomba kubanza akanyura, aho bita ku irembo. Ku irembo hari iki? Ku irembo iyo ukinguriwe, mbere y'uko winjira urabanza ugakomanga. Iyo bakwinjije hari ibyo baguha. Baguha urwandiko, bakaguha ikanzu, bakaguha n'umuzingo w'igitabo. Ibyo rero nibyo tubona duhererwa ku muryango. Iyo rero utabifite ibyo ngibyo, nubwo wakwihuta cyane, nubwo wagira ibyo ukora byose ibyo ari byo byose, ku iherezo ubuzasarura ubusa, ubuzasa n'umuntu waruhiye ubusa. Imana itugirire neza cyane. Ariko pasi zo nzandiko cyangwa se ibyo bintu bitatu basa naho baho umuntu, urumva ni ibintu biba bidasobanutse. Kugira ngo umuntu wese abashe kubisobanukirwa, uravuze ngo bamuha urwandiko, cya kabiri bakamuha iki? Hari ikanzu bakwambika, ni cya kabiri, hanyuma bakaguha n'umuzingo w'igitabo. Ibyo umuntu abihabwa nande, cyangwa iryo rembo ni irihe? Kuko abantu bikomeza bijijisha abantu, umuntu ntabisobanukirwe neza. Ariko watangariza abantu irembo iryo ari ryo, n'uwo muntu ubitanga, kugira ngo umuntu wese yumve ko hari ibyo byangombwa aba bifite. Hari isomo nyankunda gutanga rivuga ku buturo bwera. Ubundi ko ubuturo bwera bwari bwubatswe, bwari bufite igishushanyo cy'iyo nzira. Kuko iyo wavaga hanze, ubuturo bwera ubundi yari inzu igizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe cyitwaga ahera, ikindi gice kikitwa ahera cyane. Noneho iyo wavaga hanze wageraga aho bita ku irembo. Iryo rembo rero iyo waryinjiragamo, wageraga ahantu hari igicaniro cy'ibitambo. Kiriya gicaniro cy'ibitambo, iyo wabaga uzanye itungo ryawe ukarizana, wabanzaga kurishyira umutambyi akaryakira, akarisuzuma, akareba ko nta nenge rigize gute rifite. Hanyuma akagutegeka ikintu kimwe wagombaga gukora. Wagombaga kurifata ukarishyira ikiganza mu ruhanga rwacyo,
niba ari ihene idafite inenge, hanyuma ugafata ikiganza ukagishyira ku ruhanga ukakivugiraho ibyaha byawe. Iyo wamaraga kuvuga ibyaha byawe ubivugira kuri rya tungo, umutambyi yaguhaga icyuma, hanyuma rya tungo ukarisogota. Iyo wamaraga kurisogota yafataga gusogota ni ukurica umutwe, kurisogota mbese ni nko kuri kurica umutwe cyangwa se kuri cinja, niko umuntu yavuga kuri baga. Hanyuma iyo wamaraga kurisogota, umutambyi yafataga kuri ya maraso agahita yajyana hera, akayajyana imbere y'Imana. Iyo yagezaga imbere y'Imana, ubwo yakuraga igisubizo. Swati Imana yaramubwiraga ati icyo gitambo cyashubijwe cyangwa se cyemewe, cyangwa se Imana ikamubwira ngo ntabwo cyemewe. Hanyuma igisubizo cyabaga kivuze yego, umutambyi yarakubwiraga ati igendera amahoro, Imana yemeye igitambo cyawe, wababariwe ukagenda. Noneho iyo wicumaga gatoya wageraga ahantu ku gikarabiro. Katubanze tuvuge iki kintu tugikureyo neza. Wasohoreye ku gicaniro cy'ibitambo, hanyuma iyo wamaraga gutamba umaze kwemerwa neza, warakomezaga ukagera ku gikarabiro. Imbere yaho hari igikarabiro. Icyo gikarabiro iyo wakivagaho ukajya imbere mu buryo buri droite uzamuka imbere yawe, habaga hariho igitereko cy'imitsima. Iyo wagarukajya ibumoso ku wundi murongo utambitse ku kaboko cy'ibumoso, habaga hari igitereko cy'amatabaza. Iyo wagarukaga kuri wa murongo n'ubundi utambitse ukajya hirya gatoya ku ruhande rw'iburyo, wahasangaga igitereko cy'imibavu. Noneho wasubira hahandi kuri wa murongo uzamuka, habaga hari umwenda ukingirije ahera, wa mwenda wawukuraho ugahita winjira ahera cyane. Ibyo bintu iyo birebye byabaga bifite inzira y'umusaraba, byabaga bikoze inzira y'iki? Ikimenyetso cy'umusaraba. Mbese hari umurongo uzamuka, hakabaho n'umurongo utambika. Cyari ikimenyetso cy'umusaraba. Icyo tuvuga rero cy'irembo ni iki? Hariya ku irembo aho wasohoreraga, nkuko nabivuze, wahasangaga igicaniro cy'ibitambo. Kiriya gicaniro cy'ibitambo gisobanura igitambo cya Yesu. Nta muntu n'umwe ugomba kwinjira muri ibi bintu by'agakiza atabanje kunyura kuri Yesu. Ugomba kunyura kuri Yesu. Ririya tungo ryashushanyaga Yesu, kuriya kurivugiraho ibyaha urifashe mu ruhanga byashushanyaga kubanza ukihana. Sinzi niba turimo tujyana neza. Yego, byashushanyaga kubanza ukagira gute? Ukihana. Noneho iyo wabaga wemewe neza, nibwo ibindi byakurikiragaho. Ariko ku irembo niho wemererwaga ko igitambo cyawe cyemewe cyangwa ko kitemewe. None mu magambo arambuye urabihuza ute n'iby'iki gihe twe twizera muri Yesu ko tutakizerera mu gutamba? Twe twizera igitambo kimwe cya Yesu, urabihuza ute mu buryo bwumvikana nk'umuntu utari wasomye inkuru, yenda utari wasomye inkuru? Kuko urumva ibijyanye n'ibitambo n'ibyo byo gutamba ni ibintu yenda bamwe batumva cyane ngo banabisobanukirwe, nko muri iki gihe cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Abantu benshi ntabwo babisobanukiwe, ariko buri mukristo wese yakagombye kuba asobanukiwe n'iyo nzira y'umusaraba n'ubwo buturo bwera. Kubera iki cyari igishushanyo kitwereka inzira y'agakiza. Kuko iyo wavaga hariya ku irembo umaze gutamba cya gitambo cyawe, umutambyi agafata ku maraso akayajyana hera cyane, hanyuma hariya hera cyane niho havaga igisubizo cy'uko wemewe, cy'uko ibyaha byawe byagize gute? Byababariwe. Muri iki gihe rero iyo tunyuze kuri Yesu hariya ku irembo hashushanya kiriya gicaniro cy'ibitambo, gishushanya Yesu. Sinzi niba turi kujyana. Kirashushanya Yesu. Nta muntu rero ushobora gukizwa atanyuze n'ubundi kuri Yesu, atanyuze ku gitambo cya Yesu.
agomba kunyura ku gitambo cya Yesu, yakwihana ibyaha bye, ya maraso atarayihene, amaraso ya Yesu akaba ari yakora iki? Akaba ari yamukuraho ibyaha, akamukuraho ibyaha, ibindi bikazakomeza, ibindi bikazabaho, ariko nyamara yamaze kiriya cyarangiye, kiriya cyo kuvuga ngo ababariwe ibyaha, akuweho ibyaha bye, izindi etape zose zikurikira kiriya nicyo kibanza, kuko kiri hehe? Kiri mu irembo. Urabona icyo gihe ubutumwa bwiza buragaragaza ko cyangwa se amakuru ya Bibiliya agaragaza ko bazaga bazanye igitambo, igitambo nk'ihene cyangwa uko biri bigaragaza icyo ari cyo cyose babonye gitambwa, bakakivugiraho amagambo, akagifata mu ruhanga atari yagisogota. None twegera ngo twebwe udushyireho udusobanuye neza, kuko wagaragaje ibintu, ugaragaje ko inzira kugira ngo umuntu ayitangire agomba kuba afite urwandiko, akaba afite ikanzu, akaba afite n'umuzingo, uwo ari we mugenzi wemeye muri uru rugendo, agomba kwicara afite ibyiringiro ko azagerayo. Turagira ngo twebwe ubiduhurize neza. Ese uru rwandiko n'ibyo bitambo n'umutambyi birahurira hehe? Urwandiko umuntu arubona ryari? Urwandiko rw'inzira, kuko uvuze ko umuntu waba utarufite inzira yaba atayirimo, yaba ari kwibeshya urugendo, ariko ntabwo afite. Kugira ngo usobanurire abantu neza iby'inzira n'urwo rwandiko n'ikanzu n'umuzingo. Nakubwiye ko iyo usomye agatabo k'umugenzi, ku bantu bagasomye, kavuga ko Mukristo yageze ku irembo, agera ku muryango, arakomanga, hanyuma hasohoka uwitwa Rukundo, aramukingurira, aramwinjiza. Amugejeje imbere, hari ibyo yamukoreye, amubaza iyo avuye byose, hari ibintu yamukoreye. Arakomeza urugendo, aragenda agera aho bita ku musaraba, ariko yari yanyuze hehe? Mu irembo. Iryo rembo rero niwe Yesu Kristo. Yarakomeje, ageze imbere, agera ahantu ngo hari agasozi, arakazamuka. Ageze hejuru y'agasozi, ahasanga ahantu hari igiti gishinze cy'umusaraba. Kukireba, wa mutwaro yari afite mu mugongo uhita umuvaho, uragwa hasi. Ukimara kugwa, wahaje abantu batatu. Umwe yamuhaye umuzingo w'igitabo, undi amuha ikanzu, undi amuha urwandiko. Ibyo bintu uko ari bitatu rero nibyo nari nagerageje gushaka gusobanura, kudashobora kubibona utarinjira muri rya rembo nahoze mbabwira. Iryo rembo ugomba kuryinjiramo. Iryo rembo risobanura Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ukagaragaza ko umuntu wese utaciye muri Yesu adashobora, naburi urugendo abatarurimo. Ubundi iyo udaciye kuri ririya rembo, niyo waba umuvuga butumwa utaraciye kuri ririya rembo, utaraciye muri Yesu, kuri Yesu, ngo ubanze umwizere, wihane ibyaha byawe, ubabarirwe nawe umenye ko wababariwe. Niyo waba pasiteri utaranyuze aho ngaho, utaranyuze kuri iyo etape, uba urimo kuruhira ubusa. Niyo waba uri umuhanuzi ukomeye umeze ati, ariko utaraciye kuri iriya etape, uba urimo kuruhira ubusa, kuko haba hari aho uzagera bikakuyobera, bikakunanira, bikananirana. Birumvikana ko bitoroshye, ariko kandi urwandiko n'ikanzu, ese umuntu yabwirwa n'iki ko afite ikanzu ko yambaye? Kuko birumvikana ko bishobora kuba atari ikanzu. Ni ikanzu zitubona nk'abasilamu bambara, ni ikanzu bagura mu iduka. Ntabwo ari ikanzu y'abasilamu, iyo ni imvugo shusho, ni imvugo y'umwuka. Iyo bavuze ikanzu baba bashatse kuvuga ni agakiza, mbese aka gakiza duhabwa, ariko gatuma dukora imirimo myiza yo gukiranuka. Yesu aguha umwenda wo gukiranuka kwe. Iyo umaze kugera hariya akakwemera ku irembo, aguha umwenda, ari wo mwenda wo gukiranuka. Uwo rero mu mvugo shusho niyo yakanzu bavuga ngo ufite ikanzu, uvuga ngo ufite kuriya gukiranuka kwa Yesu. Urabarwaho gukiranuka kwa Yesu, noneho warahindutse, wahindutse umwana w'Imana, ku gukiranuka kwa Yesu uragufite. Urabona pastor, ibintu by'Imana ni ibintu, niba ari uko tuba abantu tubiha umwanya muto kugira ngo tubyumve, biba biruje kumva ko ni ikanzu ibaye imirimo,
nk'umuntu utabisobanukiwe cyane kugira ngo abashe kubisobanukirwa wamusobanura ute ko yamenya ate ko yambaye iyo kanzu ko ikanzu yayihawe ubundi hari ibimenyetso ugomba kumenya ugomba kuba wibonaho icyambere iyo wizeye Yesu hanyuma ukihana ibyaha byawe Yesu ikintu agukorera kugira ngo umenye ko yakwemeye hari ikintu wakira mu bugingo bwawe wumva warahindutse wumva uhindutse kuko nta muntu wahuye na Yesu ngo akomeze kumera uko yari ameze niba uhuye na Yesu byanga bikunze urahinduka haleluya amen urahinduka noneho iyo wahindutse icyambere abantu barabimenya ariko rwa rwandiko buririya kanzu iyo umaze kuyibona icya kabiri baguhana urwandiko ruvuga ubuhamya bw'umukristo yaribaga nta kiba yararwanaga nta kirwana yarasambanaga nta gisambana yakoraga ibyaha bitandukanye nta kibikora yarikakazaga nta kikakaza asigaye ubona atuje neza koko yahindutse pe niyo umurebye ubona yarahindutse ubwo rero iriya kanzu ariko gukiranuka kwa Yesu ikurikirwa n'urwandiko ari bwo buhamya hanyuma igakurikirwa n'umuzingo ari ryo jambo ry'Imana ibyo byose uvuze wenda wasobanura mu magambo makeya nk'urwandiko agenda ubivuzeho gatoya ibyo bintu bitatu byamarira iki ubifite byamumarira iki aramutse abifite muri urwo rugendo kuko ubundi kubera iki mubaza gutyo ni uko abantu benshi bavuga ko batangiye urugendo ariko ukaba ugaragaje ko hari igihe baba ibyo bintu bitatu batabifite kandi bakaba bari kubeshya urugendo nyine nibyo nakubwiraga ko buri muntu wese agomba kumenya ko biriya byangombwa bifite kuko biriya byangombwa bifite kondisiyo buriya abantu benshi bari mu itorero ariko batari muri Yesu bari mu itorero ariko bataraciye ku irembo bari mu itorero badafite ibyangombwa by'urugendo bari mu itorero ariko batarigera kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo amina batarigera kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo rero wabajije ngo mbese biriya byangombwa uko ari bitatu bimaze iki icyo bimaze cya mbere nibyo bituma witwa umwana w'Imana nibyo bituma ushobora gukomeza urugendo kandi wazagera imbere y'intebe y'Imana cyangwa se imbere y'ururembo Siyoni wakomanga bakagukingurira kuko udafite biriya bintu bitatu ntabwo ushobora kuzakingurirwa ahubwo uzirukanwa nahoze mvuga kuri nta bwenge uriya mugabo bita nta bwenge yaragiye kimwe n'abandi yewe ba mukristo baranamubaza bati ariko ko tubona nta byangombwa ufite ko tubona udafite nta muzingo w'igitabo ufite nta kanzu ufite yewe nta n'urwandiko tubona ufite dufite ubwoba ko nugera ku muryango w'ururembo rwo mu ijuru utazemerwa kuko yari nta bwenge nyine nta bwenge bw'Imana yari afite arababwira ati mwebwe mupfiki muri mu nzira nanjye nyirimo niko n'abakristo benshi bavuga iyo ugiye kuyobora umuntu kumubwira ati ndabona ibintu bitameze neza arakubwira ati ariko wowe bite byawe njyewe undushike uraririmba ndaririmba uvuga ubutumwa ndabuvuga warabatijwe nanjye narabatijwe ubwo wakongeraho iki ntacyo turabashimiye inshuti zacu tubana kuri Beruro TV amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe ntabwo dusomye imirongo myinshi ya Bibiliya ko twashaka kuvuga ku nkuru twari twavuzeho yerekeranye n'urugendo twifashishije inkuru iboneka mu gitabo cy'umugenzi umugenzi ari we mukristo niho mu mwawe tutasomye Bibiliya imirongo myinshi cyangwa tugire ibindi turambure Bibiliya cyane ariko twagerageje pastor agerageje gutanga ingero nyinshi turimo tugira ngo turambure iyi nkuru y'uru rugendo n'umugenzi uko agomba kuba yitwaye ko twifashe agatabo rero k'umugenzi niko twifashije yaragisobanura aho nagira ngo mbabarize ibijyanye n'izi nzandiko ariko turimo dusoza agira ngo yenda soze atanga inama ariko kandi anabasobanurira neza izi nzandiko uramutse utazifite atanga inama uko wakwitwara
kuko ese paseri ndagira ngo ubaze umuntu aramutse yicekinze agasanga cyangwa yisuzumye agasanga izi nzandiko atazifite haba hakiriho ibyiringiro kandi avuga ko yizeye umwami Yesu haba hariho ibyiringiro yuko yakongera izi nzandiko akazibona cyane rwose. dusoza rero kugira ngo nagira ngo usobanure dusoza utanga n'inama kugira ngo genda tuzongera tuganire kuri izi nkuru nyuma. Dusoza rero nubwo tutavuze ibintu byinshi dusa naho dutangiye iki cyigisho tutarakigera kure, ariko nagira ngo mbwire abantu ko kujya mu ijuru ntabwo ari amagambo. Kujya mu ijuru birasaba kubanza ukicara nk'uko Yesu yabivuze ko umuntu akwiriye kubanza akicara akabara agatekereza akitekerezaho akareba niba ibyangombwa abyujuje. Kucyo wari ubajije ngo mbese umuntu aramutse asanze nta byangombwa afite ese ahari yasubira inyuma akajya kongera kubishaka? Birashoboka cyane, birashoboka. Ariko hari umuntu uba yarageze ahantu byamugora kongera kugira gute, kongera gusubirayo. Tuvuge uri pasiteri utarigeze guca ku irembo, icyakora byagufasha ko wabanza ukiyambura buriya bupasitori bwawe, ukiyambura ziriya nshingano zose, warangiza ugasubirayo ukajya kongera ugafata Yesu, mbese ugashaka Yesu nk'uko bikwiriye umugenzi. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Turashoje, ubutaha tuzakomerezaho tureba ku by'urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Reka rangiza dusengera Imana. Ni karibu rero abantu tubana kuri Bero TV, turabasaba ko mukora subscribe, abatari bayikora bashyashya ndetse n'abayikoze ni mu mutumye duhagarara aha ngaha. Yesu abahe umugisha kandi mukoreshe ya. Ni karibu paseri dusenga Imana. Turagushimye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye iki kiganiro cyiza dukoze kivuga ku rugendo rw'umukristo. Mana yacu, ndasabye kugira ngo abari kucyumva n'abazacyumva bose ubahe ku mwuka wawe wera wo kumenya no gusobanukirwa, kandi ubutaha tuzakomereze ku bindi n'ibya mbere byaramaze kumvikana. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Amen. Shalom shalom. Kiganiro nakagaruka. imitima yacira habye ikeneye kururutswa